ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheli n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ikirenga Noheli nziza, ikirenga umwaka mwiza, ikirenga ibiryo ikirenga. Mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abayo cyane, mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, cyangwa se amakashi ya buri munsi. Amazu 8 Noheli yatangiye. Aha ni muri Airtel, tumerewe neza cyane. Promotion ikirenga irakomeje. Mbabwira ngo dukomereje mu cyumweru cya gatandatu, aho tugiye kumenya umunyamahirwe wa gatandatu ugiye kwegukana indi nzu nziza cyane mu mazu 8 Airtel irimo gutanga. Ese bimeze bite? Abazibonye 5 babyakiriye bate? Bageze ku mazu barabyinnye, tumaze kubibabwira baraserebuye, byagenze bite? Reka tubanza turebe tumenye abazibonye mbere 5 uburyo babyakiriye. Niturangiza tugaruke tureba umunyamahirwe wa gatandatu, tumenya hari tuyimushyikirize. Mwibutsa ngo iyi ni Noheli n'ubunani iri gutangwa na Airtel. Nta kindi bigusaba, simukadi ya Airtel gusa. Ningaruka ndakubwira ibindi bintu byose wakora kugira ngo ushobore kuba waba umunyamahirwe nawe wakwegukana inzu muri Airtel. Reka tubanze turebe abanyamahirwe 5 babanjije uko bari bameze. Ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheli n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Nitwa Valentine Bugingo, niga IERK mu mwaka wa 4 finance. Nagize amahirwe yo gutsindira inzu, byanejeje cyane, ntabwo nabitekerezaga, ariko ayo mahirwe nabonye yangezeho. Ni byiza gukoresha Airtel, nayikoreshaga mvugana n'inshuti n'abavandimwe, nkayikoresha kuri internet. Buri wese namugira inama yo kuyikoresha kuko ni byiza cyane. Nutayikoresha numva namushishikariza kuba yayikoresha akagerageza amahirwe ye. Amazina yanjye banyitanye naho umuntu shoze, nkaba nanjye nababaye umunyamahirwe wa Airtel muri promosiyo ya Nikirenga. Nkuko mubibona nanjye nyine natsindiye inzu nyine hano niho mu rugo. Nkuko mubibona namwe nabashishikarizaga kugura simukadi ya Airtel, namwe mugatsindira izisigaye. Ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheli n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.